Okay, murakoze kuduha ikaze aha naho bitaho Bibera TV. Uyu ni umushitsi twazanye uyu munsi, muramubona urakomeye cyane, meze neza. Ariko ataza kugira amubona tuwabona ati ni igisimba, uyu ni umuntu ntabikaze. Yari afite ubwoba ko ntacyo azimarira, si yashoboraga kwiga kubera kwitinya. Kugira ubumuga ntibyamubujije kwiga, utuvugana yiga mu wa gatanu. Nawe uzazure rwose nta kibazo afite. Musoro umeze neza nta kibazo. Meze neza. Ati aha naho Bibera TV, rero ukaba waduserukiye ugiye kutuganiriza ibijyanye n'ubumuga bwawe. Niko wavutse? Niko navutse neza. Wundi ufite imyaka ingahe buriya? Mfite imyaka 15. 15. Aha, afite mama na papa barahari? Nawe ngira. Papa ntawe ugira? Okay, ako nta kibazo mu rugo biragenda, nta buzima bubi? Okay. Uyu ni umusizi mugenzi wanjye, rondagira mu mpabi, naye ni umusizi yanasiga kabisa, ariko komeza utwibwire se wabyakiye gute gutyo umeze, wenda arigiye abakubona ati ntameze nkatwe gutyo, niko Imana yarabikoze, ariko se wewe ubyifatamo gute urebye kurikije uko umeze? Njyewe kwifata mbasha kwihangana. Yego, kwihangana nibyo bya mbere. Ariko wagiye kwa muganga? Ntabwo urajyayo? Wenda kuba utaragiye kwa muganga ni igiki cyabuze buriya? Amafaranga yo kujya kwa muganga. Ariko buriya rero Imana izaguha, nta Imana ikorera mu nzira nyinshi. Ariko watubwiye kuri n'umusizi, nta kibazo wadusigira kwanzukana twumvisha tukumva. Yes, ndangira. Ndi Rutarika Makombe, ndi Rutare rwa Mpinga Ndinganjo mu Rwanda. Paul Kagame dukwiye ku muheto, twari tuguramiye ibumoso, niba tuguramije iburyo. Wenda intwari isumba izindi wo kwa Kanyarwanda, basanga izindi mura ku isonga mu mico y'iterambere. Iki gihugu cyanjye nkunda kandi kimwe nzagikorera iteka wo kwitanga n'abigize umwuga. Nkunda Abanyarwanda ko twese turi bamwe, mucacu tugize inasumbwa. Wari umusizi wanyu n'urukundo Jihad. Kabisa, urukundo Jihad. Urumva ko abishoboye gusiga kabisa nta kibazo. Ariko se ubundi babumva intego yawe ari iyihe iyo ukora ku ishuri ukurikirana amasomo, ariko uri wakangahe? Wa kabiri. Wumva intego yawe ari iyihe? Wenda hazaza urumva ati nzakora iki, nubwo hari abaguca intege ngo ntiwagishobora bitewe n'uko umeze, wumva intego yawe ari iyihe? Intego yanjye ari ku musizi, nubwo mvuga mwe akavuga ati ibyo uvuga ngo ntabwo byumvikana, wowe mbona n'uwakumva wagira ute, ariko nabima amatwi ngo bihorera. Buriya rero umwanzi wawe wa mbere ni uguca intege, sibyo? We ntugacike intege, gikomeza wandike, kandi cy'ingenzi ukurikirane mwarimu cyane, wige, ndabizi kandi uzagera kure. Rero niki wabwira abagukurikiye bagufasha wenda muri make? Bamweke cyane nafasha ubuzima bwo kuzamura impano yanjye. Yego. Akumfasha gukira ibintu ndwaye. Ibyo rero byakira cyane, wenda n'ubushobozi wenda iwanyu mwabuze, ibi byakira nta kibazo, ariko reka turebe. Ibi byakira nta hose byakira, ntukagire ikibazo. Cy'ingenzi ujye usaba Imana izagukorera iteka bikire, sibyo? Okay, nta kindi wasaba se umuntu udukurikiye wenda cyo mu buzima bwa buri munsi cy'ujya uhura nacyo, yibi no ku ishuri? Se ku ishuri ugira inshuti? Ntabigira. Ni ibintu bikomeye cyane, ariko mu rugo urayifite? Mu rugo buriya n'inshuti yawe ikomeye cyane, buriya ni mama wawe kuba muri kumwe, buri ufite byose kuba ukiri kumwe na mama wawe. Rero murakoze cyane. Aha naho Bibera TV. Ni umwana ufite impano yo gusiga, ariko akaba afite n'ikindi kibazo ku rundi ruhande. Rero n'uwaba afite ubushobozi yabasha kuba yamugezaho ubushobozi bwe, akabasha kuba yavurwa, ariko bisi ibintu birenze uzajye wihangana musore, sibyo se? Murakoze cyane.